Hanyuma rero umugabo yasigaye ankubitira hanze. Ni ku muhanda abantu bamaze guhura bamaze kuba benshi, hari ababibonye bari bahatuye, hari n'ababibonye bigenderaga batwara imodoka, batwaraga moto, yahise agenda ajya ku kagari. Ajya kubwira gizitifu wo mu Gisu wo ku Gisuna aho hantu kuri uwo mudugudu. Umugabo. Kuri ako kagari ko njyewe naje gukubita abakozi no kubabuza umutekano. Gizitifu yarampamagaye nyine ati ngwino dukemura ikibazo, ndamubwira nti wakagombye kuza tukagikemura aho kiri kubera. Aho ndi gukubitirwa n'umugore mu nzu yanjye utazwi. Nkubitwa n'umugore n'umugabo, aho kugira ngo uzurebe ibiri kube ikumberaho, uzi ko nabaga mu bukode abayobozi bose bazi ibibazo byanjye, wenda we ntiyaranzi cyangwa ntiyarabizi kuko aribwo twe tukimwimukira. Ariko mubwira ko nabaga mu bukode kandi ntarabusubiramo. Kandi nzanwe no kuba muri iyo nzu muri urwo rugo. Yego. Aranyihorera, byabaye ngombwa ko bantegereza wagira ngo ndi buze. Ahashize igihe kinini nk'amasaha nk'atatu arongera arampamagara musubiramo ibya mbere ko ntarahava. Yakagombye kuza akareba ibiri kumbaho. Ntabwo yaje. Hanyuma uko umugabo wanjye agenda amparabika, umugabo wanjye afite ingeso yo kumparabika cyane cyane. Uko amparabika, uwo mugabo akamera nk'aho yamutumye nawe akajya kumparabika muri bene wacu no mu bavandimwe bose banzi. Ubwo najya kwinjira umugabo agakura amabere, nta hantu yakubise handi ngo ankomeretse, yankururaga imisatsi agakurura amabere, akankubita nko hakurya iriya nyine agafata akankurubana aho ngaho. Komera mama. Ubwo bwari bwije abazanye ibyo bitanda barabibonye, ndambuye amaso mbona nyine hari n'abantu urumva hiri wakavuyo. Barinjira barankingirana barasasa, najya kuvugisha umwana akamubwira ati ntumuvugishe uriya musazi. Irindi hohoterwa mfite rikomeye, mfite ihohoterwa rikomeye nterwa n'umugabo wanjye ku bana. Nta mwana tujya tuganira umugabo wanjye ari mu rugo cyangwa areba, yaba no mu nzira duhura. Umwana nimuvugisha arahita aza mukabukira, mufata ukuboko amushikuza mujyane ati wivugana n'umusazi. Ababwira ko batagira nyina. Mfite icyumba cyanjye n'umugabo akagira ikindi, kandi bidaturutse ku bushake bwanjye. Muhuriza hamwe byibura uramutekera akarya se? Ntashobora kurya kuva icyo gihe nagaruka muri urwo rugo aho ngaho rushyashya urwo muri Gisuna. Ahahira abana uko abishoboye, nanjye uko nari ngabwe nitunze muri ayo mezi, mu myaka myinshi atari n'amezi. Urumva amaze imyaka 3 iri kurenga nibana. Nabaga mu rugo, yego naramuhungiye mu rugo, ariko naho ngiye gukodeshereza urumva ndibana n'ubundi. Kandi nkaba hafi y'abana banjye n'ubundi. Ubu Imana imfashije ndaha, kuko umugabo ntiyaba atagutunze. Umugabo muri mu nkiko, hari amakuru avuga yuko ari kwishakira inzu i Kigali ku Ruyenzi. Urumva ntabwo yaba kwitayeho. Mibereho buri munsi nyine mbayeho nk'umupfakazi. Mbayeho nk'umupfakazi. Urya ute niba utagira akazi? Nyine arahahira abana, nkacungana n'iby'abana nkabibatekera, tugateka tugasangira. Nanjye Imana yamfasha muri ubwo buzunguzayi bwanjye, nkahaha nkatekera abana banjye kuko we ntabirya. Ntabwo nzahwarya. Rero impamvu mvuga ngomeza gutabaza, mvuga nti batwegera bakadutandukanya kugira ngo tuhaburire ubuzima cyangwa n'abana bacu bakomeze kuhangirikira. Bajye baduhereza uruhande, umwe aherera urwo undi aherera urwe. Dufite imitungo, ntabwo umwe abuzaho kuba, ntabwo ndabuzaho kujya, usibye kumbabaza no kumpima. Ubuyobozi RIB yagezaho imwegera iramubwira iti wa mugabo we ufite amazu menshi, aho kugira ngo uyu mugore muzicane mwakwiyegeranyije mukitandukanye ko noteri yabatereraho kashe hagasigara kugira ngo bazabasesereza amasezerano mu nkiko. Mugabo wanjye arabyanga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze babimugiramo inama yaranze. Abavandimwe babitugiramo inama yaranze. Yemwe no mu nama ntegura rubanza mu rukiko nabwo babitugiriyemo inama. Baravuga bati ubwo mufite abunganizi mwese mwagakwiriye kwitandukanya kugira ngo mwicane, hagasigara igikomeye kizabananira urukiko rukazakirangiza. Baramfatanyije, ariko umwana yari ategetswe na se kugukubita cyane rwose, yanandetse ari nawe umufashe ukuboko ati reka tugende. Na se niwe, umugabo wanjye ni nawe wamennye ikirahure cy'urugi. Usibye ko umwana niwe natabazaga, sinari gutabaza utamfitiye imbabazi. Ijwi ry'akaba ari naryo rinumvikana. Ariko ubundi nabanjwe gukubitwa n'umugabo, ari inkoni yankubitishije y'abanyerondo iranacika.
umwana ariko kunkubita kandi nk'uko anabisobanurana nyuma yego umutima wari warahindutse ariko nta migambi yo kunkubita yagiraga. Mwese ndabasuje mu bice byose muherereyemo, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko muri amahoro. Dusuje abantu batuye ku mugabane wa Amerika, abantu batuye iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, tubahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi rero turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane, turi ahantu mu karere, turi mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, turi intara y'Amajyaruguru. Urakoze cyane kunyunganira. Uyu munsi rero nk'uko mubibona imbere za kamera, turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane ufite inkuru y'ubuzima bwe, ni inkuru ibabaje cyane. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Mukamuganga Esteri. Ndi umudamu washatse umugabo umwe. Yego. Tubyaranye abana 8. Yegereze mikoro. Tubyaranye abana 8. Rero inkuru y'urugendo rw'ubuzima bwanjye, nabaye mu buzima bw'imihangayiko n'amakimbirane hagati yanjye n'umugabo wanjye. Maze imyaka 3 iri kurenga ntabana n'umugabo, nari maze iminsi ntabana n'umugabo mu nzu. Hanyuma ubuzima bwanjye igihe cyarageze nyine mwimukira mu nzu yabaga mu rugo. Aho ngaho niwe nsanze arankubitira, hanyuma ameneraho urugi. Biba ngombwa ko mpimuka njya gukodesha kuko nabonaga nzahamererwa nabi nkasiga ubuzima. Nagiye gukodesha hafi cyane kugira ngo nkurikirane ubuzima bw'abana. Nahamaze amezi 5. Na 6 nahamaze. Hari ahantu twari dutuye mu mudugudu wa Gacurabwenge, muri iyi ntara nyine turimo, muri uyu murenge wa Byumba. Hafi yaho rero aho twadikanyije mu mudugudu wa Gisuna tuhafite urugo tuhujuje. Urwo rugo rero igihe cyarageze ntekereza numva ubuzima burananiye bwo gukodesha, biba ngombwa ko numva ko ngombye kuhajya nkayibamo. Muri iyo nzu yari yuzuye, hari n'amazu y'amanegisi abamo abapangayi, abacumbitsi. Nafashe urugendo rero ndagenda, ngeze mu nzu naje kuhasangamo umugore, ariko umugore yabagamo yaramazemo imyaka myinshi cyane irenga 3. Yabanje kuba mu nzu y'inegisi, hanyuma iyo nini yuzuye nyine abari mwabo. Kandi yanayiberagamo ubuntu, ibyo twari tubizi twese n'umuryango wose n'abana, ariko tuzi ko ari uburyo wenda bwo kumufasha. Yego. Nimara kuyinjiramo rero uwo mudamu yamereye nabi cyane, arambwira tuje kumarira iki mu rugo rwanjye, uje gukora iki hano mu nzu yanjye? Nanjye ndamubwira nti sinzu yabaye yawe ryari. Ndamubwira nti rero nsanwe no kuyibamo, urayisohokamo njye nyicaremo nyibemo. Arambwira ati turaba tubireba ntibyashoboka. Ahamagara umutware wanjye, amaze kumuhamagara mu minota nk'itatu yarahageze na moto. Yinjira bamfatanya bankubita, bansohora hanze. Bivuze ko umutware wawe yari yaramwinjiye? Ntabwo nasobanukirwa ngo bari babanye gute kuko ntabwo nahagendaga. Ntabwo nahagendaga kubwo kwanga izo nkoni, kuko umugabo wanjye tubanye adashaka ko ikintu icyo ari cyo cyose duhuriyeho njyewe nkiti cyanjye cyangwa nagaragaza ko nyifitemo uruhare. Ibintu byose dufite kubwo gutanga amahoro ngerageza kumera nk'ubyirinzi. Iyo mpamvu ntahagendaga rero. Ubwo rero baramfatanyije kunkubita, bamfatanya kunsohora hanze. Umugore ahita akinga inzu, yinjira mu nzu, harimo n'abandi bantu bari kubaka. Ariko bacecetse kuko ari abakozi bacu bamaze igihe kandi bafatanyije ibikorwa mu kungambanira ngo nsenye umugabo wanjye atubaka. Bahubakaga b'abafundi. Hanyuma rero umugabo yasigaye ankubitira hanze. Ni ku muhanda, abantu bamaze guhura, bamaze kuba benshi, hari ababibonye bari bahatuye, hari n'ababibonye bigenderaga, batwara imodoka, batwaraga moto. Yahise agenda ajya ku kagari, ajya kubwira gizitifu wo ku Gisuna aho hantu kuri uwo mudugudu. Umugabo kuri ako kagari ko njyewe naje gukubita abakozi no kubabuza umutekano.
Gitifu yarampamagaye nyine ati ngwino dukemura ikibazo, ndamubwira nti wakagombye kuza tukagikemura aho kiri kubera, aho ndi gukubitirwa n'umugore mu nzu yanjye utazwi, nkubitwa n'umugore n'umugabo, aho kugira ngo uze urebe ibiri ikumberaho, uzi ko nabaga mu bukode, abayobozi bose bazi ibibazo byanjye, wenda we ntiyaranzi cyangwa ntiyarabizi kuko aribwo twe tukimwimukira, ariko mubwira ko nabaga mu bukode kandi ntarabusubiramo, kandi nzanwe no kuba muri iyo nzu muri urwo rugo. Yego. Aranyihorera, byabaye ngombwa ko bantegereza wagira ngo ndi buze, ahashize igihe kinini nk'amasaha nk'atatu, arongera arampamagara musubiramo ibya mbere ko ntarahava, yakagombye kuza akareba ibiri kumbaho, ntabwo yaje. Hanyuma yaho narahahamye ngewe uko abacumbitsi binjira bankingirana n'uwo mugore yari ari mu nzu, abakozi babuze aho baca kugira ngo nanjye ntinjira, bahaciye basohoka bigendera. Yego. Kugira ngo ntaza kubona uko ninjira. Muri abo bantu bose bagukubita nta muntu wigeze agerageza kugutabara? Muri abo bantu bose nkubitwa, muri abo bakozi nta numwe wantabaye, kuko harimo n'umugabo nimba namuvuga mu mazina simbizi, umbangamiye mu rugo cyane. Muri abo bakozi bacu niwe udukorera, niwe mufundi wacu, mu bigaragara mu gusenya k'urugo rwacu abifitemo uruhare. Ate? Uwo mugabo ndumva muvuge mu mazina nta kibazo biteye. Amazina yagira ibanga. Uwo mugabo rwose ni umufundi mu rugo rwacu. Uwo mugabo arahimba agahimba ibintu akabijyana mu miryango yacu, kuko aturuka mu misozi mvukamo naho twashakiye. Hanyuma uko umugabo wanjye agenda amparabika, umugabo wanjye afite ingeso yo kumparabika cyane cyane. Uko amparabika, uwo mugabo akamera nk'aho yamutumye, nawe akajya kumparabika muri bene wacu no mu bavandimwe bose banzi, ugasanga bantesha agaciro cyane bikomeye. Uwo mugabo rero niwe wari uri kubaka aho ngaho n'abandi bafundi, n'undi mufundi umwe n'umuyede umwe wari uhari, nta numwe wantabaye, nta numwe wamvugirije induru, nta numwe wavuze. Ubwo rero narahiriwe, mpirwa ndi kwitonganya ngo mbwira uwo mugore nti ko twagucumbikiye, mbizi neza uri uw'iwacu, ni n'uwo ku misozi y'iwacu, ngira ngo ni ubukene turi kugufasha, ni wowe uri kunkingirana mu nzu ukavuga ngo ni iyawe n'abana banjye mwagize imfubyi bakamera nk'abatagira nyina. Ariko ntabwo mpavaho, kugira ngo mpave hava umurambo wanjye, ariko ukava kuri gakondo. Yego. Davani ntabwo nsubira mu bukode, kandi nta nubwo nzajya kuba marine ku muhanda nshaje. Ayo magambo niyo niriwe mvuga buri ndabwira. Umaze guhumana neza, barakura umugabo wanjye bamubwira ko ntakihavuye. Yahise aza yihuta cyane, aza ntuka nk'uko abisanganwe, ati nta muntu unyinjirira mu nzu, njye wayubatse njyenyine. Yarinjiye asangamo uwo mugore, agezemo ahamagara wa mugabo ndi kukubwira ufite uruhare mu gusenya umuryango wanjye, ati genda unzanire igitanda nimuke kugira ngo uyu mugore atanyinjirira mu nzu. Ati kandi utangire n'abana bari kuva ku ishuri baze, ndetse tunayiraremo, nimuke n'aka kanya, ariko uyu mugore atanyinjirira mu nzu kuko nayubatse njyenyine. Ubwo byageze mu masaha bufatanye neza, bari kuzana ibitanda by'abana n'iby'umugabo. Ubwo najya kwinjira, umugabo agakura amabere, nta hantu yakubise handi ngo ankomeretse, yankururaga imisatsi agakurura amabere, akankubita nko hakurya iriya nyine, agafata akankurubana aho ngaho. Ubwo bwari bwije, abazanye ibyo bitanda barabibonye, ndambuye amaso mbona nyine hari n'abantu urumva hiriwe akavuyo. Barinjira barankingirana, barasasa, najya kuvugisha umwana akamubwira ati ntumuvugishe uriya musazi. Umugabo wanjye yanyita umusazi, anyita inda, yanyita amazina y'ubwoko bwose mabi n'ayanjye. Barinjiye bararyama, nsigara hanze, kuko hari hiriwe amakimbirane, ubuyobozi buri kubimenya butandukanye. Nagiye kubona mbona irondo rirahaje, riramukinguza, yanga gukingura. Yemwe ryanahageze bwa nyuma ankurura amabere, ryari rihari. Hanyuma baramubwira bati wakinguye, ibikorwa byose bikora bareba. Bya nyuma byakozwe bareba. Baramubwira bati wa mugabo wikingiranye umugore uri no kumukubita, wamukingurira akinjira ko yaniriwe hano. Undi ati ngewe ntabwo mukingurira, ngewe ntabwo twabanaga. Undi ati se wowe wabagaha? Undi ati nari yahimutse nahabaga. Hanyuma bati wahageze ryari? Ati mpamaze igihe. Ati nabo nakingurira ndabakingurira mu gitondo. Byaje gukomeza gutyo, buracya rero bukeye amakuru yari yamenyekanye, ariko bigeze nijoro bakurega Gitifu w'akagari ka Gisuna aho ngaho twimukiye nyine, aravuga ati nimba uwo mugore yakubiswe ni mu mujyane kuri polisi. Tugezeyo komanda ati
ntabwo imodoka ihari kandi nta nubwo turi kuboneka. Iri joro ni mu mucumbikire aze gutanga ikirego ejo. Byageze mu gitondo rero baraje nyine baramperekeza njye kuryama aho nakodeshaga. Bo baragaruka baraharara, ariko bigeze mu rukerera hari ahantu bapfumuye muri uwo mudugudu inzu, biba ngombwa ko batakesha ijoro bajya gutabara aho hantu. Bukeye bigeze nka 2:00 rero, hanyuma kuri polisi barampamagara bati se ba bantu baracyari muri iyo nzu. Ndavuga nti umugore ni uyirimo, umugabo yagiye gucuruza, kuko byabaye ari kuwa 5 bucye ari kuwa 6. Hanyuma bati se turamusangamo uwo mugore, nti muramusangamo kuko ari haba. Barambwira bati turaje rero ni hehe, ndahababwira bati tuhagere nawe wahageze. Baraje umugore bamusanga mu nzu nyine baramutwara. Barambaza bataba muri iyi nzu, ntiyego. Nimuze njye kubereka naho arara, ndagenda ndahabereka. Baramutwara, tugeze kuri polisi bati rero n'umugabo ntiyagombaga gusigara kuko ari we kabitera, uyu mugore mwana mwirukana mu rugo rwanyu, ariko umugabo ntabwo agomba gusigara. Baraza nawe baramutwara. Bamaze kumujyana kwa kumparabika kose, mvuga unagenda nyangisha n'abantu, no kubona raporo ku muyobozi w'umudugudu byarangoye cyane, nta niyo yampaye, kuko aba yaramparabitse ko ndi ikirara naje kubuza umutekano, ibintu nk'ibyo. Yemwe no kwakura umuyobozi w'umudugudu muri izo nkoni nta nubwo yahise ahagera. Naranamwakuye kuri telefone ariko ntihageze, kuko yamubwiraga ngo ngende gukubita abakozi, narasaze naje kuyogoza ibintu nk'abantu batanzi, kuko atari umudugudu wacu. Bo bahita bumva koko ko afite umugore w'umusazi wasaranye abakozi be. Urumva kugira ngo banyumve biba bigoye. Hanyuma ubwo baramufunze bamaramo icyumweru, ariko hafi aho ngaho abana bahise babirukana bose. Abana bawe? Abana bahise babirukana ku ishuri. Nta kazi mfite, nta cyo kubagaburira, ntaki. Ubwo mpita rero njya kumusabira imbabazi. Umugabo? Ndagenda ndazimusabira, mbabwira ko abana bari kubirenganiramo hari ikibazo gikomeye cyo kwiga ndetse no kurya. Nyuma y'icyumweru barabafunguye, bamaze kubafungura barataha. Umugore nabwo kuva mu rugo biba ikibazo. Iwawe? Ibi bikibazo tubanza twiyambaza abaturanyi, baradufasha. Yego. Baradufasha, n'ubuyobozi bw'umudugudu nabwo bubyinjiramo, tubona hava. Rero nkaba mfite guhohoterwa gukomeye muri abo bacumbitsi babaga mu rugo, nabwo kwinjira mu rugo byabaye ikibazo. Bari mu rugo. Mu rugo rwawe? Mu rugo rwanjye harimo imiryango 5 ikodeshwa. Aho ngaho ndi. Abo bagore babanje kumbuza kwinjira mu rugo. Umuyobozi w'umudugudu abanza kumbuza kwinjira mu rugo. Uwisibo ambuza kwinjira mu rugo. Urugo wabyayemo? Uwo munsi mpinjira umugabo bamufunze. Bambuza kwinjira neza biranyobera. Abo bagore barantuka, baranyuzurana, tubana n'ubu mu rugo. Urumva ko ari ikibazo kubana n'abagore bameze gutyo, buzura n'umugabo, bavuga rumwe, ariko njyewe bamfata ntibatinya kumbwira ko ndi ikirara. Uko umugabo ababwira ntibatinya kubisubiriramo. Waganira n'umugabo wawe ngo mube mwabaha prive bagende? Nyine icyo kibazo mfite, nacyo mfite, ndumva nacyo ndakisabaho ubuvugizi kugira ngo mumfashe, kuko urumva nta hantu twimukiye vuba. Umugabo wanjye aramparabika kugira ngo numvikanishe ko mfite ikibazo mu mudugudu mushyashya. Umugabo wanjye mvuga uburyo butandukanye n'ibintu bigoye, ariko babapangaye njyewe banteye impungenge mu rugo rwanjye, kubona abantu bazi ko ndi umugore w'umugabo tubyaranye, abo bana bose babibona, bakambuza kwinjira mu nzu, banantuka n'amazina adakwiye kuvugwa. Uwo bazi ni Manuel Nyirinzu, njyewe ntabwo banzi ibintu bitandukanye byinshi bibi. Ubwo abana bawe ntiharimo abakuru? Harimo abakuru baba babireba, ariko se bakora iki? Bo babifata gute? Abana bakuru se ko bakiri bato, ubirebye baracyari bato. Nese nk'umwana w'ingaragu mukuru afite imyaka 25, umuntu utari wageze igihe cyo gushaka arafite ijambo ringana iki mu rugo rwase? Ikibazo. Kandi urumva abana bakiri bato bakuriye mu makimbirane, ntabwo ari abo wajya ubwira akantu akariko kose ibintu. Yego biba bari kureba, ariko ugasanga atari ibintu wakwerekeza ku bana cyane. Birumvikana. Ntabwo wabavangavanga mu bintu byose, kuko ako gasuzugura abo bagore bansuzugura, nayo magambo baba bagenda bamvuga, barantutse bikomeye, bambuza kwinjira. Icyantangaje nuko umuyobozi w'isibo yaje akavuga ngo ngende kubuza umutekano abo bagore bamwakwe babonye ninjiye mu rugo. Umugabo araza arambwira ngo hano habaye ikihe kibazo, ngo uri gutera ngo umutekano mukeya. Nese usanze ndi kuvuga
uno ese ngo ndwaye mu mutwe ndamubwira se ngiye mpima mu mutwe abo bagore bahita bavuga ngo aratubwiye ngo nitumuhe urufunguzo rwa portail ngo turamuzi wahubwo twatewe ngo ubuse turaryama ngo turi businzire uwo muyobozi w'isibo nuko ahita avuga ngo aragiye ngo nibongera kumwakura ngo arampururiza abantu ari kandi aranzi umudugudu ngewe ubwanjye nabagamo muri Gacurabwenge wadikanye neza n'uwo nguwo nta ntera nini yo kuhagera ni nkaho ari umupaka dutuyemo wa Gacurabwenge niwo wa Gisuru urumva baranzi cyane ibaze kugira ngo umuntu w'umugabo abazi yuko uri umugore w'umugabo umubuze kwinjira mu nzu ikibazo urumva nizo nkoni nyuma nabwo naratabaje nta muyobozi w'umudugudu nahabonye kandi suko atarahari noneho ntangazwa nuko naje kubona umuyobozi w'umudugudu ngereka mbivuge kuko akari akarengane kazakomeza gukururuka urumva ni n'ahantu nimukiye ntangazwa nuko mu rukiko nabonye umugabo wanjye atanga uwo munsi yanga kuntabara ku nkoni umuyobozi w'umudugudu nkatangazwa nuko nabonye umugabo wanjye mu ntegura rubanza y'urubanza mu nkiko atanga urupapuro rwanditswe n'uwo muyobozi w'umudugudu raporo ivuga yuko ngo navuye mu Gacurabwenge nje kubuza umutekano umugabo wanjye urumva ibyo byose nta karengane nkwiriye kuvuga nimba nimukiye ahantu umuyobozi akaba ataranyobeye ngo avuga ati uyu mugore ni umunyamafuti tumuzi gutya nari nkwiye kurenganwa cyangwa nari nkwiye gutegwa amatwi bakantabara bakanyumva nk'umuturage uhimukiye urumva icyo nacyo ni ikintu cyo kuvugwa kare abo bapangayi nabo bari mu rugo urumva nabyo mbivugire hano biranduhije cyane kandi birangoye kubana n'abaturanyi b'abagore nawe uri umugore urabizi mu mbuga imwe mudahuza mutumvikana harimo abasenga bampanurira uko babyumva bampanurira ibyo beretswe reka sinakubwira bamubwira uko ameze bagenda bamvuga uko ntaringwa Imana yaberetse urumva nta mutekano mba mfite nta mutekano mfite kuri abo bapangayi nahasanze ari ibishoboka njyewe ku cyifuzo cyanjye twahindura abandi hakaza abandi abacumbitsi ntibabuze ariko ibyo nta wabivuga icyo mvuze cyose umugabo wanjye ambwira yuko urugo atari urwanjye urumva mfite guhohoterwa gukomeye ese ni umugabo wawe mwarakundanye ukiri inkumi murashakana twarakundanye turashakana turasezerana nkuri wacu ndi umwana mutoya w'imyaka 18 nawe ndumva afite andusha imyaka 3 yari afite 21 dusezerana mu itorero ry'abapantekonte ariko tumaze nk'amezi 2 byabaye bibi cyane bikomeza gutyo kugeza uyu munota kugeza ubu rindi hohoterwa mfite rikomeye mfite ihohoterwa rikomeye nterwa n'umugabo wanjye ku bana nta mwana tujya tuganira umugabo wanjye ari mu rugo cyangwa areba yaba no mu nzira duhura umwana nimuvugisha arahita aza mukabukira mufata ukuboko mushikuza mujyane ati wivugana n'umusazi ababwira ko batagira nyina kandi ndiho kuva nababyara uwo njye nambyara undi wa kabiri azamubwira gutyo no mu nkuru ya mbere narabivuze urumva afite guhohoterwa gukomeye kandi n'abana baragufite agaragaza ko akunze abana ariko nkabona ari ibintu byo gukingiriza abantu ntabwo wakunda abana wanga nyina oya ntibibaho ubu ni ukuvuga ngo iwawe mu rugo ufite icyumba cyawe n'umugabo akagira ikindi mfite icyumba cyanjye n'umugabo akagira ikindi kandi bidaturutse ku bushake bwanjye muhuriza hamwe byibura uramutekera akarya se ntashobora kurya kuva icyo gihe nagaruka muri urwo rugo aho ngaho rushyashya urwo muri Gisuna ahahira abana uko abishoboye nanjye uko nari ngabwe nitunze muri ayo mezi mu myaka myinshi atari n'amezi urumva amaze imyaka 3 iri kurenga nibana nabaga mu rugo yego naramuhungiye mu rugo ariko naho ngiye gukodeshereza urumva ndibana n'ubundi kandi nkaba hafi y'abana banjye n'ubundi Imana imfashije ndaha kuko umugabo ntiyaba atagutunze umugabo muri mu nkiko hari amakuru avuga yuko ari kwishakira inzu i Kigali ku Ruyenzi urumva ntabwo yaba kwitayeho umuntu muri gutandukana ntitaye ku bana urumva se byashoboka ubwo rero urumva guhohoterwa kw'abana kurahari guhohoterwa kwanjye kurahari nta hantu nkura amafaranga muri make ndi nk'umuzunguza ndi umuzunguzayi urumva simbona amafaranga ayo mazu y'ubukode aho twabaga hari imiryango 3 y'ubukode akimara kuvayo urumva inzu nini irakodeshwa ibyo byose sinshobora kumenya ngo umuryango ukodeshwayo
mu rugo urumva hari imiryango 5 nta n'umwe menya ngo wamuhaya. Amavuta ni nge wirwariza, ikintu cyose ni nge wirwanaho, inyota ni inyica ndirwariza, nifuza kurya ibikaranze ndirwariza mu gihe ayo mavuta atayaguze ntawe ndasaba. Urumva akarengane mfite. Yego. Hanyuma wowe ugegeza kuba wakwegera inzego runaka ngo babwire ako gahinda kawe, wenda urugero nko kuri RIB? Ibyo byose narabikoze, ntabwo njya mbihisha na gatoya. Ari nayo mpamvu bangiriye inama kuri RIB, barambwira bati ugombye kujya mu nkiko zikabatandukanya kuko nicyo cyabikemura. Nanjye mu nkiko nagiye yari cyo yamporaga icyo gihe twabanaga mu rugo nyine, ari byo yanzizaga kugira ngo ntazagabana nawe imitungo. Nayo yampoye, arankubita ngirira n'abashaka kunyica. Abanyamakuru barahageze. Ubwo rero urumva ko inzego za RIB rwose zaramfashije pe. Kugeza n'uyu munota ntacyo nzishinja, zambaye bugufi. N'ab'umurenge bamba bugufi, ab'umudugudu nabagamo bambaye bugufi, ntacyo mbashinja. Ni naho havuye kuba washyamirana n'umwana wawe w'umuhungu ko nabyo? Ibyo kujya mu nkiko niho byavuye kuko yaramubwiraga ati murashira. Nitumara gutandukana zishakira undi mugabo, mubeza amayibo imitungo yanyu igemwa n'undi mugabo. Nicyo ngicyo cyatumye umwana ahinduka cyane, akabarebera akabona abana bazabaho nabi kandi ari benshi. Yaranabinsobanuriye nyuma bihagije. Umwana wawe ahindurwa nanone n'iki kintu cyo kugenda amparabika, umugabo wanjye aramparabika cyane, nimpura n'umugabo mu nzira nkamusuhuza akambona arahita agenda abwira abantu. Urumva abakuru nibo babirenganiramo, bari gufunguka ubwenge bakuze, ababwira ati nyoko ni indaya. Harya ubwa mbere ni ukuvuga ngo umwana wawe na papa wabo baragufatanyije? Baramfatanyije, ariko umwana yari ategetswe na se kugukubita cyane rwose. Yanandetse ari nawe umufashe ukuboko ati reka tugende. Na se niwe, umugabo wanjye ni nawe wamennye ikirahure cy'urugi. Usibye ko umwana niwe natabazaga, sinari gutabaza utamfitiye imbabazi. Ijwi ry'akaba ari naryo rinumvikana. Ariko ubundi nabanjwe gukubitwa n'umugabo, ari inkoni yankubitishije y'abanyerondo iranacika. Umwana ariko kunkubita kandi nk'uko anabisobanurana nyuma, yego umutima wari warahindutse ariko nta migambi yo kunkubita yagiraga. Yaraguhangaye aragukubita. Yabikoreshejwe n'inkoni abanyerondo bamukubise. Hanyuma rero ubwo abana banjye urumva bafite ihohoterwa, nta mwana wicara ngo yegere se ati papa. Ntaho bafite begamiye, ntisimfubyi ngo bigaragare. Urumva bafite guhohoterwa pe. Nta mwana uransaba ngo muhere igihe, sindanabona n'icyo muha. Ubwo rero ni ikibazo. Mu nkiko nk'ubu baduhaye kuzaburana mu kwa 10. Urumva atari kera ku muntu ntafite ahantu nderekeza. Yego. Izo nkiko ziransaba amafaranga. N'utwo mbonye muri ubwo buzunguzayi ntujyana muri izo manza. Urumva ni ikibazo gikomeye. Ubu bayeho ute mu mibereho ya buri munsi? Mibereho ya buri munsi nyine mbayeho nk'umupfakazi. Mbayeho nk'umupfakazi. Urya ute niba utagira akazi? Nyine arahahira abana, nkacungana n'iby'abana nkabibatekera, tugateka tugasangira. Nanjye Imana yamfasha muri ubwo buzunguzayi bwanjye, nkahaha nkatekera abana banjye kuko we ntabirya. Ntabwo nzabarya. Rero impamvu mvuga ngomeza gutabaza, mvuga nti batwegera bakadutandukanya kugira ngo tuhaburire ubuzima cyangwa n'abana bacu bakomeze kuhangirikira. Bajye baduhereza uruhande, umwe aherera urwe undi aherera urwe. Dufite imitungo, ntabwo umwe abuzaho kuba, ntabwo ndabuzaho kujya, usibye kumbabaza no kumpima. Ubuyobozi RIB yagezaho imwegera, iramubwira iti wa mugabo we ufite amazu menshi, aho kugira ngo uyu mugore muzicane mwakwiyegeranyije mukitandukanye, ko noteri yabatereraho kashe hagasigara kugira ngo bazabasesereze amasezerano mu nkiko. Mugabo wanjye arabyanga. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze babimugiramo inama yaranze. Abavandimwe babitugiramo inama yaranze. Yemwe no mu nama ntegura rubanza mu rukiko nabwo babitugiriyemo inama. Baravuga bati ubwo mufite abunganizi mwese mwagakwiriye kwitandukanya kugira ngo mwicane, hagasigara igikomeye kizabananira urukiko rukazakirangiza. Ikindi kandi karengane mfite abantu benshi batamenya, mugabo wanjye nkomanyiriza mu mayira yose kugira ngo ntajya ngira umuntu unyizera cyangwa mvugana nawe, agenda avuga ko ndi indaya, nta na hamwe yari yamfatira. Uwo mvuganye nawe wese ati turasambana, nta na hamwe yari yamfatira.
nanone hakaba hari ikindi kibazo gituma abayobozi bantinya kunyegereza no kungira inama no kubatabaza bakaba bibanyirinda cyane kumvuganira. Umuyobozi umvugishije ukuri mu kibazo cyanjye namuhamagaye wese ahita munshingira. Uwo muyobozi akavugwa yamara kubyumva yabihaga agahita atinya. Ubwo nicyo kibazo abayobozi bagira. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bafite icyo kibazo. Baragifite pe, aramparabika pe, arabaharabika pe, unyitayeho akamubwiza ukuri ahita munshingira. Iyo ari umugore ahita agenda abwira abantu bose yuko uwo abatabizi agenda ababwira yuko runaka ari we wamusenyeye. Urumva rero kuba umuntu ari umuyobozi akazajya kuva ku buyobozi bwazize urugo rwa runaka, izo ni imbogamizi. Ntago bakora ubugenzuzi se? Ubugenzuzi ntago bagenzura ngo bakurikirane ko ayo makuru ari ukuri. Bande se babigenzura? None se nimba ari umuyobozi runaka nahamagaye mu bibazo byanjye 2-3 akamutesha agaciro gutyo, azajya kumurega amazimwe? Intambara y'amazimwe barayiburana. Azagenda avangwa runaka yavuze ko mutungiye umugore afite uwo kubishinja. Ariko ntabwo umuyobozi yakwanga gukemura ikibazo ngo nukutenya amagambo kuko nicyo abereyo. Oye, nta kuntu umuntu w'umugabo ari umuntu w'umuyobozi azajya kumva aho atambutse hose bamubwire gutya batyo umugabo wa runaka agenda avuga gutya na gutya ngo akomeze kukumva nk'uko yakumvaga. Haba hari ikibazo, twese twambaye imibiri kandi imibiri yacu iratinya kandi n'ubwenge bw'umuntu buratekereza. Urumva ko izo zose ari imbogamizi nge mfite. None se umubyeyi koko ukuze ungana nkawe koko ubwo buraya bagukekera hari gukora? Uburaya se gusa ahubwo akagerekaho no kuvuga ko ntwite iyo nda abantu bagategereza ko izavuka bagaheba. Yashaka akayishingira uwashaka urwo ni urugamba dufite. Hari ubwo se wigeze uvuga uti ngiye mu tubari runaka wenda yamfashe ndi kunywa nk'inzoga ndi gusangira n'abantu wenda ngo abihera aho ngaho? Urumva kumvuga gutyo ni ibya kera. Intambara yo guharabikwa ni iya kera. Kandi kabari naho nanayijyamo urazi ntabwo abagabo ari bo bose bonyine bajya muri kabari. Wese abagore bose bajya muri kabari bitwa indaya, bashyingirwa abagabo. Ni kamere yo kumarabika gusa. Urumva hanyuma ikindi ubundi umugabo wawe ko numva byahereye kera mu by'ukuri ni iyihe ntandaro? Kuko urugo rugira ikibazo buriya habayemo ikosa runaka. Ni iyihe ntandaro yatumye ibyo byose bibaho? Ikosa ryaturutse kuri wowe cyangwa n'umugabo? Intandaro ni kamere zacu, niko duteye, ubwo ni kamere y'umuntu ku giti cye. Ntabwo nakubwira ngo intandaro ni umugabo wanjye niyigeze amfata nsambana, umugabo wanjye niyigeze amfata niba, turasenga twaraba muri ADPR turi abanyetorero. Ntabwo nakubwira ngo intandaro ni ibyo nkubwiye, nta gashya karimo, ni ibya kera, niko duteye. Ni ukuvuga ngo se ko byahereye, watubwiye yuko byahereye umaze amezi 2 mu rugo, mu by'ukuri byahereye kuki? Buriya ari bitavugwa ariko kuri radio ntabwo ngewe ruse ibintu by'urugo koko ubu wavuga ukavuga n'akari murore. Oya kuri kose ntago kuvuga. None se reka tukubwire ngo ukavuga n'akari murore koko. Komera birumvikana. Ihangane. Hari ikindi urenzaho? Nta kindi ndenzaho, ariko rwose nanabyumva na bagenzi be bamparabika bagabanya ibintu byo kumparabika rwose. Bagabanya ibintu byo kumparabika, bajye bavuga ibyo babonye. Guharabika umuntu ntago ari byiza. Hanyuma umuntu uri kukureba ahangaha urumva wifuza iki muri aka kanya? Muri aka kanya icyo nifuza uwangirira umumaro n'ubuyobozi bubifitiye ububasha bwanyegerera umugabo wanjye bukatwegera bukamutegeka rwose kunyemerera tukitandukanya tuticanye. Ese ukunda umugabo wawe, wumva ukunze umugabo wawe ku buryo aramutse agusabye imbabazi mwakomeza umubano? Jewe umugabo wanjye ndamukunda nta n'ikibimwifuriza, ariko kuguma kubana nawe bwo njewe nta mutima wabyo mfite. Kuko nimba mbona atazahinduka mu myaka tumaranye imyaka 30 iruzuye, ahubwo birushaho kuguma kuba bibi, ntabwo njewe nakwifuza kuzasazana nawe tubana mu nzu nk'umugabo n'umugore. Ahubwo numva yuko amategeko yadutandukanye, kuko imyaka tumaranye ntabwo ahinduka, ahubwo birushaho kuba bibi. Ariko simwifuriza ibibi, ngenda mukunda, numva yabaho nanjye nkabaho, ubuzima agakomeza ubuzima nanjye nkakomeza ubuzima, ntawe uvukije undi ubuzima. Yego.
mukunda muri ubwo buryo, ndamukunda pe, ariko uburyo bwo kubana mbona bitagishobotse, bitazanashoboka. Mama ihangane, reka tukubwire ngo wihangane. Ntago umuntu ahora arira, nta nubwo Imana ibereyeho kubabaza abantu iteka. Ndizera ko bizagenda amahoro. Reka dushimire abantu mubanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Kora subscribe wowe tubonye bwa mbere, share ndetse na comment. Amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha.